Buri munsi abantu barenga miliyari ebyiri bareba video kuri YouTube. Ariko se wowe uzi neza YouTube icyo ari cyo nuko ikora? Uyu munsi ngiye kugusobanurira YouTube kuva mu ntangiriro kugera ku rwego rwo hejuru cyane ndetse no kubyitwa algorithm. Ariko se YouTube ni iki? YouTube ni urubuga rusangirirwaho amashusho cyangwa se video, rukaba rwarashinzwe mu mwaka wa 2005. Uru rubuga rwemerera abantu gushyiraho amavideo, kureba video z'abandi, gukorera amafaranga, kwiga ndetse no kwigisha. Ariko se nanone YouTube twavuga ko ari iki? YouTube ni urubuga abantu bahuriraho, ari byo twita social media. Nanone YouTube rukaba ari urubuga rukorerwaho ubushakashatsi, search engine. Nanone YouTube twavuga ko ari business platform, urubuga abantu bakoreraho business, kimwe nk'uko twanavuga ko YouTube ari ishuri ry'isi. Nyiri uru rubuga rwitwa YouTube ni sosiyete ikomeye cyane yitwa Google. Tukiri muri ibyo, ariko se YouTube ikora ite? Muri make twavuga yuko YouTube ikora mu bice bine by'ingenzi. Igice cya mbere ni icy'umuntu ushyiraho video, uwitwa creators cyangwa content creators. Uyu ni umuntu wa uploadinga video kuri YouTube. Naho igice cya kabiri ni icy'abantu bareba video kuri YouTube, viewers. Aba ni abantu bareba video zawe uba washyize kuri YouTube, cyangwa abantu bareba ibintu byose dusanga kuri YouTube. Naho igice cya gatatu kigize YouTube ni icyitwa algorithm. Iyi ni system ya YouTube ihitamo video iba igomba kwereka abantu runaka bitewe n'impamvu runaka, cyangwa se ibyo bo baba bashishikariye kureba. Naho igice cya kane cya YouTube ni igice cy'abamamaza, icyitwa ads. Abamamaza bishyura urubuga rwa YouTube, hanyuma YouTube igasangira amafaranga na babandi bashyiraho video, abitwa content creators. Twavuze igice cyitwa algorithm. None se YouTube algorithm yo ikora ite? Nkuko nari maze kubikubwira, algorithm ni system ya YouTube ifasha YouTube kumenya uko iri buhe video ku bantu runaka, ikamenya abo isangiza video. None se iyo algorithm ikora iki? Ni ikigenderaho kugira ngo yereke video abantu runaka, ariko abandi nabo ikagira izo ibereka. Icya mbere ni icyitwa CTR. Aba ni abantu baba bakanze kuri video bakimara kubona ifoto iyiranga, thumbnail. Nanone igendera ku cyitwa watch time, igihe abantu baba bamaze bareba video. Uko abantu bamara igihe kinini bareba video, niko algorithm ihitamo kujya ibereka izo video. Igice cya gatatu ni igice cyitwa audience retention, cyangwa ikintu cya gatatu ni icyitwa audience retention. Uburyo abantu baba bakomeje kureba video ntibayihagarike. Uko abantu batinda kuri video, ibyo bituma algorithm ikomeza kuyisharinga kuri abo bantu bo muri icyo gisate. Nanone hari icyitwa engagement, uko abantu bitwaye kuri video. Ese bakanze like, ese batanze comment, ese bayisharinze. Ibyo bintu abo bantu baba bagiye bakora, algorithm ibigenderaho igakomeza kwerekana iyo video ku bantu bo kuri icyo gisate runaka bakunda izo video runaka. Iyo video yawe rero ikanzwe cyane, ikarebwa igihe kinini, ndetse ikagira comment nyinshi ndetse na like nyinshi, YouTube irayizamura igakomeza kuyereka abantu benshi. None se ni gute amafaranga akorerwa kuri YouTube? Hari uburyo bune bw'ingenzi amafaranga akorerwa kuri YouTube. Uburyo bwa mbere ni uburyo bwitwa ads. Ubu ni uburyo video zinyuzwamo amatangazo ya Google, hanyuma Google igatanga amafaranga inyuze mu buryo bwitwa Google AdSense. Uburyo bwa kabiri ni uburyo bwitwa sponsorship. Hanyuma uburyo bwa gatatu ni affiliate marketing, aho umuntu aba ashobora kwamamariza ibigo runaka cyangwa business runaka, hanyuma akabona komisiyo. Uburyo bwa kane ni uburyo bwo gucuruza ibicuruzwa byawe, selling your own product. Gucuruza product zawe cyangwa n'ibindi bintu ukoresheje uburyo bwo kwamamaza mu mavideo yawe. YouTube twavuga ko ari nka business.
Impamvu ni ukubera ko YouTube ni nka kampani, aho umuntu ashobora kubakira brand, aho umuntu ashobora gukorera ishoramari, ndetse hari na bamwe tubona ko babigize umwuga, akazi kabo ari ugushyira amavideo kuri YouTube. Hari abantu benshi babigize umwuga rero nk'uko nari maze kubikubwira, urugero nk'uwitwa Mr Beast, uyu akaba ari nawe wa mbere ukurikirwa cyane kuri YouTube, hakaba n'abandi bagiye batandukanye. Muri make YouTube twahita ko ari urubuga abantu bahuriraho, platform, rukaba urubuga abantu bakoreraho ubushakashatsi, search engine, rukaba urubuga rwa system ihambaye cyane iha abantu ibyo ishaka, algorithm system, ndetse rukaba n'urubuga rutanga amahirwe ku bijyanye no gucreatinga cyangwa gukora business opportunities. Iyo usobanukiwe neza YouTube uba ushobora kuyikoreraho mu buryo bwa kinyamwuga.